byaba byiza ko wazajya mu ijuru uri umuswa mu bya social media aho kugira ngo uzajye gehinomu uzi social media na internet byose amasite yose. Nta muntu n'umwe utakizwa. Nabatinganyi bakizwa bakava mu butinganyi nubwo baba bavuga ngo niko baremye. Ndanavugiramo ikintu kibwira abahanzi yuko izi ndirimbo si izacu, niba bareke kuziyitirira n'iz'ubutumwa bwiza. Hanyuma araririmba, numva ndatangaye umuntu w'umujene uririmba neza, hanyuma uri calme. Nari menyereye abandi bantu b'abahanga b'abaririmbyi ariko babyiziho cyane, mbese banabigendera. Isomo ryiza kandi nari nariyemeje kutazakinisha umutima w'umuntu. Bahungu bakobwa mujye mwirinda gukinisha umutima w'umuntu, bibi cyane n'Imana yabikuhora. Ye mutima wanjye bamaso utungane rwose ugeze ubwo impanda y'umwami Imana izavuga. Twakoze ubukwe tumaze imyaka 5 tuziranye. Amaze kumenyekana bitangiye kuba byinshi, ntabwo nabeshya ko bitantesha ikibazo. Nuho naba nigendeye ahantu nkumva bimbuza umutekano ukuntu umuntu yayimenyereye kwinyuriraho agapasa inaperçu umuntu atanamwitayeho, noneho ukabona winjiye ahantu kuvuga numva bisa nkaho bigiye kungora. Ubundi tunakundana gutyo yafite ukuntu amezira n'amagambo ari bumvugisha akayapima. Najyaga mbimusereza niko iyo wavuze ko uvuga 3 ntabwo ushiraho n'irya 4. Yarafite ukuntu amezira. Hanyuma rero ngiye kumva mbararambuye aranganirije. Kezo yarazitangaga neza atari mwiza abasirikare. Z'ingenzi. Nk'uko bisanzwe twongeye gushima Imana kubitugeneye no mwanya. Tubakiriye mu kiganiro Meet the Successors. Tugiye kuganira n'abatumirwa bacu uyu munsi. Tugize amahirwe tubasanze mu kazi aho bakorera. Baraza kutubwira byinshi tunaganire. Ariko reka batwibwira amazina kugira ngo tuze kubana tuziranye, ababaheruka kera cyangwa ababaheruka vuba bongere babamenye. Nitwa Ariko dusabe, ndi umugabo nyine mudusanze mu kazi n'umufasha Karine Ingabire. Twishimiye kubakira. Turabakiriye, reka mbanze muganirize by'umwihariko atubwira amakuru menshi, buriya nibo baba bafite menshi cyane, byinshi cyane bashobora kudusharinga. Reka mwakire nawe atubwire n'amakuru. Nitwa Ingabire Karine, ndi umufasha wa Alexis. Turabakiriye, mwakoze kudusura. Isa hano hantu mukorera nahagana he? Ni Nyamirambo mu nzu yitwa Chenakulu y'abapadiri, iri en face cyangwa uteganye na Saint André. Tukorera mu ruhande rw'inyuma rwaho. Twishimiye no kuhamenya, buriya tuzagaruka n'ikindi gihe tuje kubareba mu bundi buryo. Reka twinjire by'umwihariko mu kiganiro cyacu. Ndashaka kubanza kumenya ese Alexis tumuzi nk'umuntu wagiye udufasha mu bihe bitandukanye, mu ivugabutumwa, mu kuririmba. Ese Alexis ni muntu ki, yavukiye agana he, yakuze ate? Duhera aho ngaho kugira ngo nuri kubyiruka ubu ngubu yumve ubuzima gatoya bwa Alexis bushobora kugira icyo bumufasha, bushobora kugira aho butuma ava bukagira n'aho butuma agera. Reka duhera aho ngaho. Urakoze Pacifique. Amazina yo yavuze nyine. Hanyuma navukiye mu murwa wa Kigali, ni naho nakuriye. Hanyuma ngeze ku myaka 17 ndakizwa. Ku myaka 28 nshakana na Karine Ingabire. Ubu tugiranye abana 5. Kandi mu kintu kimwe numva komeye nabwira abantu nuko nakijijwe umujinya w'Imana uzatera. Ndi umukristo, numva nshaka
kuzabana n'Imana no kwakira amasezerano yose abonerwa muri Kristo Yesu. Nibaza yuko uwo niwe jyewe. reka nge mpere cyane mbere. Hari ukuntu abantu bamwe bagira amahirwe bagakurira muri Sunday school bakajya bagira ibikorwa bakora bakiri abana. Ese Alex mu bwana bwe ni ibiki wakundaga gukora? Ese ni ibiki ujya ukumbura ukavuga ati mu bwana hari ibi bintu? Ni ibiki, ni izihe nzozi wagiraga ubundi mu bwana bwawe? Bon, mu bwana nifuzaga kuzaba umuntu w'Imana. Narabyifuzaga cyane, ndabyibuka. Ubundi numva nzaririmba, kandi ibyo byombi byarahuye rero birakunda. Ku myaka 17 niko nakubwiye narakijijwe, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, ntangira kugendana nawe icyo gihe. Hanyuma bihurirana nyine niyo mpano y'uburirimbyi nari mfite. Ndaririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza kugeza uyu munsi wa none. Ndaza nkumbuye ibihe byawe, ndaza kumva agato uradufasha uduhe igice gitoya cy'indirimbo ujya ukunda nawe yawe wanditse ukavuga ati indirimbo ni ya mbere muzo nkunda. Turaza kubiganira nyuma, ariko reka mpera aha ngaha. Mbese ni ryari wasobanukiwe iyi mpano yawe ko ufite impano yo kuririmba? Hari umuntu ukizwa agahita ajya mu ivugabutumwa, ejo akabona ntibimeze gutya akaza mu bindi. Ese gukizwa kwawe byaje bite? Ni iyihe mpamvu? Nakijijwe iyo mpano nyifite yo kuririmba, kuko natangiye gucuranga mfite imyaka 12 no kuririmba. Hanyuma nyine nkizwa naririmbaga izi ndirimbo zisanzwe z'amahoro zo hanze, ariko maze gukizwa mu myaka 17 ndabihindura. Nemera yuko ururimi rwanjye n'ibyo nzajya ndirimba nuko nzajya ntekereza byose nzabigabira umwami Yesu no kumukorera, kandi nabyumvise nk'ubuntu ngiriwe cyane. Mu gihe tujya tugira harimo igihe cya adolescence. Iyo myaka ndumva isa n'imyaka urubyiruko rwinshi ruba rufite ibintu byinshi ruhugiramo. Ni iyihe mpamvu? Ese ni ikihe kibwiriza cyagukoze ukavuga ati mfashe uno mwanzuro ndakurikira Imana? Kimwe cyo nuko numvise ubutumwa bwiza bongeraho imbaraga, kubera yuko nubwo nari muri iyo myaka nyine, ariko ubutumwa bwiza bwagize imbaraga kuruta ibindi bintu byose nari numvaga inyuma yanjye. Hanyuma buranafasha, burandinda. Ubutumwa bwiza bwarandinze muri iyo myaka, sinakwandavura. Bufata ubuzima bwanjye burabuhindura, kuko umuntu watubwirije ubutumwa yaratubwiye ngo ubu mwari mu cyerekezo kimwe, ubu mugiye mu kindi cyerekezo. Ubwo rero icyo cyerekezo yavugaga ni inzira yo gukurikira umwami Yesu, ni inzira ifunganye, ni inzira y'umusaraba, ariko ni inzira y'ubugingo, inzira y'amahoro, inzira y'ibyiringiro, inzira y'ubugingo bw'iteka. Nibaza rero ko umuntu wese n'uwamutereka ibyo bintu imbere, inzira yo kurimbuka akabimwereka, cyangwa se inzira y'ubugingo akamwereka amahirwe ari muri kimwe n'ibyago biri mu kindi, nibaza ko umuntu wese akwiriye guhitamo inzira yo gukurikira umwami Yesu, kuko irimwo ubugingo ariko irimwo n'ubuzima nabwo. Ubuzima naho ahari butanagenda neza, ariko irimwo amasezerano y'ubugingo bw'iteka. Ubwo rero umuntu utayihitamo yaba afite ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu nkangurira abantu bose guhitamo nk'uko nahisemo gukurikira umwami Yesu, yaba akiri mutoya, myaka mikeya, yaba akuze, yaba ari mukuru kunduta hejuru, biremera. Gukurikira umwami Yesu ni ku myaka yose. Ubwo rero harimwo ibyiza byinshi biruta ibyo mu buzima budakurikira umwami Yesu. Umuntu yabyitiranya akagira ngo ahari ibya hano hanze nibyo byiza, ariko ibya hano hanze nta mahoro bibamo, nta bugingo bw'iteka bubibamo, nta munezero bibamo, nubwo abantu burya baba baseka ariko imitima iba ari iyindi. Ariko muri Kristo Yesu naraharuhukiye, nkabonera imigisha, kandi mpategereje ubugingo bw'iteka hamwe no kuzafashwa n'ubuntu bw'Imana. Ndagira ngo twinjire cyane, kuko iki kiganiro cyane urubyiruko
ruba rufite ibintu byinshi rukeneye kwiga, rugakenera no kumva, kuko tuvuga neza ari mu gihugu cyacu ko urubyiruko ari rwo wenda Rwanda rw'ejo. Mu itorero tukavuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'itorero ndetse n'imbaraga z'igihugu. Ndagira ngo twinjire mu bintu biri mu buryo buri practical, mu buryo bufatika. Ese umuntu w'urubyiruko muri iki gihe hari ibintu byinshi birangaza urubyiruko, niba ariko navuga. Hari izi social media zihari, hari ibintu byinshi bishobora gutuma urubyiruko ruva mu gice runaka kimwe rukajya mu kindi. Hari n'urubyiruko rukura rugakurira muri iyo Sunday school, rugakurira muri ku babyeyi babasha kurwerekera aho bakwiye kuba, ariko nyuma rukabivamo bitewe n'ibyo ruhuye nabyo. Ese mwebwe ni iyihe nzira yagiye ibafasha? Kuko ndumva mwakijijwe muri adolescence, ni iyihe nzira yabafashije cyane kugira ngo mukomeze muri iyo nzira mwari muhisemo? Bon, igihe cyacu nakijwe muri 1996 cyari igihe kigoye, ariko icyubu kiragoye cyane. Byose ni ibihe bigoye, ariko birutana. Iki gihe turimo ubwo nyine umbajije ku rubyiruko, ndaruvugaho nanitangeho urugero cyangwa se mvuze experience yanjye nagize. Iki gihe turimo ku rubyiruko kiragoye cyane. Ibyo byo rwose umuntu wese arabibona. Rukijijwe mu gihe kigoye. Nubwo isi yabaye mbi uherekera kose, ariko ibintu bigenda biba bibi. Ubwo bubi mvuga ni ukuntu ibyaha bigenda byiyongera kandi bikihindaguranya cyangwa se bikinjirira mu miryango yose y'ubuzima. Ubwo rero abari gukirizwa muri iki gihe nyine bari gukirizwa mu gihe kigoye. Icyo cyo bagomba kukimenya. Ariko naho bakirizwa mu gihe kigoye, uko byagenda kose, ntabwo bisobanura yuko umuntu atagomba gukizwa. Ni icyambere. Ikindi ntabwo bivuga yuko igihe kigoye gishobora kurusha imbaraga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bugira imbaraga ku bantu bose b'ingeri zose n'urubyiruko rurimo bibihe byose. Nayo mpamvu ubuvuga akwiriye kuvuga uko buri. Uko kugorwa kw'ibihe kandi kurimwo nanone abavuga ubutumwa uko butari, bigatuma n'ababwumva bakizwa nabi cyangwa se bagakizwa uburyo butari bwo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ubutumwa bwiza ni bumwe uhereye Yesu yabuvugiye kugeza uyu munsi wa none, ntabwo buhinduka. Uko umuntu yakizwaga kera niko kwiriye gukizwa n'uyu munsi wa none, ni nako azakomeza gukizwa, kuko ubutumwa bwiza butagengwa n'ibihe. Ntabwo buhindagurana n'ibihe. Uko ibihe bihindagurana ntabwo ubutumwa bwiza bwo buhinduka. Cya kabiri ni uko imbaraga zakizaga abantu kera zadukijije ni nazo zikiriho uyu munsi wa none kugeza igihe Yesu Kristo azaza gutwara itorero rye. Ibyo bintu rero uko mvuze ibyo bintu mvuze uko ari bibiri n'ibindi wenda ntabashije kuhita mvuga, byose byafasha ushaka gukizwa agakizwa neza uko ibihe byaba bisa kose. Umuntu rero w'urubyiruko uzagira amahirwe agahura n'ubutumwa bwiza buri bwo uko yaba ari kose, adahuye n'ibinyoma biriho uyu munsi wa none bibeshya abantu, akagira amahirwe agahura n'ubutumwa bwiza butavanze, butavangiye, butari ubunyedini, ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, akagira amahirwe agahura nabwo, uwo azavamo umukristo mwiza, ibihe ntacyo bizamutwara. Adolescence ntacyo yamutwara. Umwadolescent arakizwa, agakirizwa muri adolescence ye, akaba umurokore, akirinda ibyaha binyuze muri za social media. Social media ziri kuzana njya mbona ari nk'ikiryango ikidirishya kireba igehinomu, kubera ko kirimwo ibyaha byinshi ku buryo abantu nitutitonda ni umuhanda ugana ikuzimu. Ubwo rero birashoboka gufunga iyo miryango, kuko Yesu nawe yarabivuze yuko ngo ijisho niri gucumuza urinogore cyangwa se akaboko gace n'akaguru gakureho. Bivuga iki? Bivuga ngo umuryango wose ukuganisha mu byaha cyangwa se ikintu cyose
ureba ukora naho waba ugifitemo inyungu ariko kikuganisha mu irimbukiro byaba byiza ukiretse. Ubwo rero social media, internet, amasite, televiziyo, ibiganiro byose bikuganisha mu byaha, ufunge uzibukire niba ushaka gukizwa. Birashoboka. Birashoboka cyane. Ibyo biri pratique. Vuga ngo niba ushaka gukizwa, funga, zibukira, unyure indi nzira naho isi yose yaba ibireba ibizi. Byaba byiza ko wazajya mu ijuru uri umuswa mu bya social media, uri umuswa rwose baseka, aho kugira ngo uzajye gehinomu uzi social media na internet byose, amasite yose warayozemo. Rero twebweho twakijijwe bitaraza, ariko ubu birahari. Natwe ayo magambo mvuze biratureba, abagabo, abagore, abasaza, urubyiruko, ushaka gukurikira umwami Yesu. Inzira iracyahari, iracyafunganye, ariko iracyavirwamo n'umucyo mwinshi. Ese reka ngaruke kuri iki gatoya. Sinzi niba byarakoroheye kuhita umenya impano yawe ufite, kuko hari urubyiruko rwinshi rukura rutazi impano, kandi buriya ntekereza ko gusobanukirwa icyo ushoboye bikorohereza mu rugendo. Ase byagenze bite? Byagusabye iki kugira ngo umenye ngo ngiye mfite impano? Warabyutse mu gitondo wumva kuririmba bimeze neza? Icya mbere ni uko mbabwira ko izi mpano nazo zizadushyira mu rubanza, nk'uko ubutumwa bwiza bubivuga. Donc kutayimenya kandi uyifite nabyo ni urubanza, ntaho uzabicekera. Impano nta nubwo ijya yihishira. Mfite impano yo kuririmba, izanshyira mu rubanza igihe nyikoresha uburyo budakwiye. Icyo nyikoresha rero ni ukuyamamazisha cyangwa se kuyikoresha namamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Kumenya impano nta muntu utabimenya. Umuntu wese impano zikoretse mu buryo hari igihe kigera ugakanguka ukavuga ati ibi bintu ndi kubikora ntavunika, ndi kumva mbikunda. Ni ukubikunda wumva ubikunze, ikindi ukabikora utananirwa rwose, ukumva wabikora ubuzima bwawe bwose. Icyo kintu kiba ari impano. Ubwo rero ni ukuyikoreshereza Imana, kuko tuzahura niyicaye ku ntebe y'imanza itubaza uko twakoresheje izo mpano. Ni iyihe ndirimbo ya mbere wanditse ugisobanukirwa ko ufite iyo mpano yo kwandika? Kuko indirimbo zawe nyinshi hari izo nagiye nkurikirana nkumva ziranditse kweli, kandi sinavuga ko mu bihe n'ubundi bya 2008 2006 kumanuka aho ngaho hari igihe wari uri mu gihe cyawe nyirizina cy'impano iri gukora cyane. Na n'ubu ngubu turacyakomeza kukumva, kuko ariko hari ibintu byinshi byagiye bihinduka muri icyo gihe. Hari abantu benshi bagiye bakunda noneho gukurikira cyane indirimbo ziramya Imana cyangwa gospel music niba ariko navuga, mu gihe cyawe biturutse aho ngaho. Ese wowe bimeze bite? Byagenze bite? Niba numvise ikibazo neza simbizi, ariko mu gihe indirimbo ya mbere nahimbye sinayibuka neza, ndumva narahise nyiha abandi bantu bakanayiririmba. Ivuga ngo dufite Imana ikomeye, ndumva ariyo ntekereza ko naba narahimbye bwa mbere, nyine mu butoya cyangwa se mu bwana, ariko ni umuntu arayiririmba. Ariko indirimbo numva yanje mu mutima mbere, numva ngira nkuru, indirimbo bita Ngwino, ivuga ngo ibitambo by'intama sibyo byaducunguye, n'amaraso y'ihene, mbese ibitambo sibyo byaducunguye. Reka manze nyivugeho gatoya. Yaturutse hehe? Yaturutse muri uriya murongo uvuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yesu yaje mu isi ataje kuduciraho iteka, ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi bose bazakizwe nawe. Ayo magambo Imana yayampayemwo iriya ndirimbo
igaragaza urukundo rwinshi rw'Imana n'imbabazi zayo kandi ko ishaka ko abantu bose bakizwa. Nta muntu n'umwe utakizwa. N'abatinganyi bakizwa bakava mu butinganyi nubwo baba bavuga ngo niko baremye. No, biriya ni ibintu bya kidayimoni biremereye cyane. Nabo bakizwa bakabivamwo, Imana ikabagira bazima. Natwe twese twagiye tuva mu byaha bigiye bitandukanye. Ubwo rero urukundo rw'Imana rwancanyemwo yuko tutakijijwe n'ikindi kintu n'itungo cyangwa se ukundi, ahubwo twakijijwe n'Imana ubwayo. Yambaye umubiri yitwa Kristo Yesu, iraza irabambwa. Maze kubambwa yambaye umubiri nyine, babambye umubiri wayo. Hanyuma icyo gitambo kinezeza Imana Data mu buryo Imana yacemeye, ivuga ko uzizera wese azakizwa umujinya wayo uzatera isi yose itegereje. Ibyo byanteye rero guhimba iyo ndirimbo. Ndagira ngo utwibutse ibihe byayo. Ibihe byayo nibuka ko nkirangiza mu mwaka wa 6 nagize ibihe byinshi byo gusenga. Nari maze gusoma ibitabo by'umwanditsi witwa Zakariya Stanifom, yanyigishije gusenga ndetse jyenyine numva nsa nk'uwirotiriye mu bigroupe by'abantu. Niga gusenga jyenyine nsoma ibyo bitabo. Nari maze gusoma n'ubuhamya bw'uwitwa Sadhu Sundar Singh, maze gusoma ibitabo bya Rebecca Brown ndetse n'ibitabo bityaye. Hanyuma rero muri ibyo bihe rero nibwo najyaga nicara rwose nkumva amagambo aramanuka nk'uko umuntu bamusukaho amazi. Bimanuka gutyo ndandika ibitabo by'intama sibyo byaducunguye, amaraso y'ihene nayo ntiyaducunguye. Sina marayika ukomeye w'Imana. Abantu bajya bagira ngo marayika ukomeye w'Imana ni Yesu, ariko ntabwo ariko biri. Hari marayika ukomeye w'Imana utari Yesu. Byanditse mu rwandiko rwa Yuda, ngira ngo ni umurongo wa 6. Abantu baze gusoma rwandiko baraza gusangamo ko na marayika w'Imana atari Yesu. Arabigeze ko bimburanya. Ntabwo ari we waducunguye, ahubwo twacungujwe intama w'Imana. Ahubwo twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubwo amagambo ntabwo ari guhita agaruka ndi kugira ngo ntatakaze igihe. Donc ni Yesu waducunguye, ni Imana ubwayo yaducunguye. Hanyuma muze rero arabagirira ibambe. Byamanukaga rwose bifite imbaraga. Nandika n'iriya ndirimbo bita mfite ibyiringiro, nayo yamanutse ityo. Ndandika meze nk'umuntu uri kwandikishwa. Niyo mpamvu rero ndanavugiramo ikintu kibwira abahanzi yuko izi ndirimbo si izacu, bareke kuziyitirira. Ni iz'ubutumwa bwiza, ntabwo ari izacu. Indirimbo z'ubutumwa bwiza uwo byitirirwa ni akazi ke, ariko ngewe izi ndirimbo indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Reka umbaze Madamu Karine, ese uhura na Alex bwa mbere mwahuye mute? Ndagira ngo twinjire mu gice nakita muri transit periode ikura umuntu mu rubyiruko ikamwinjiza mu kugira umuryango. Icyo gihe yari amaze kumenyekana cyane mu gihugu, amaze kumenywa n'abantu benshi. Ese mwahuye mute? Umunsi wa mbere yakubwiye ngo iki? Twahuriye mu nzu y'Imana mu rusengero. Nayo nagiye kureba korali Hoziyana, nayikundaga cyane kuba ndi umwana. Ubwo rero yagiraga ibitaramo mu kwa 12 nimugoroba. Naraje rero nza mu gitaramo nimugoroba, mpageze bagiye gutangira kuririmba, abari ubanza bariho babanza guha. Tugiye yaririmbye mfite umukunzi, ariko banza no gutanga témoignage. Hanyuma nyine ngiye kubona mbona umuntu uzi kuririmba, umujene, ariko utabigitwara nk'umuntu ubizi cyane. Narimenyereye abandi bazi impano zabo zabaye ikindi, mbese bazi kuzigendera
aba yumva abantu bose bagomba kumenya ko akumva nyine baramushakisha. Ubwo rero mbibonye numva ni ibintu byiza, ndavuga nti si bibaho, cyari kibaye nk'igitangaza kubona ko bibaho gutyo. Nibwo bwa mbere nari mubonye rero, twarasuhuzanije gusa ko nari ndi kumwe n'umuntu umuzi, njye ntabwo nari muzi. Hanyuma niwo watumye turasuhuzanya, nta kindi yambwiye uko yitwa, nanjye mubwira ko nitwa bisanzwe. Ni mu gihe agatelefone kari karaje zari zihari ubwo yakoraga urugendo. Byari urugendo. We yarayifite, ninjye utari uyifite ahubwo hari. Hanyuma aravuga ati uyu muntu ndagira ngo mpereze amakuru, impamvu tuba turi kubiganira gutya ni ukugira ngo urubyiruko hari ukuntu abantu barubwiriza bakarubwira ati mujye mwitwara neza, mugende gutya na gutya, ariko ntibababwire ibintu biri practical. Waciye gute muri iyi nzira, urugendo rwo kuva mu busore ujya mu kubaka umuryango rwari rumeze bite? Bon, ikintu cy'ingenzi muri ibyo ni uko iyo hageze, igihe cyarageze koko turabonana, ariko kumenyana kwacu nyine uko tugenda tumenyana no gusenga no gukundana byose byarajyanye no kwiyangaje mu mutima, ukavuga uti ibyo ari byo byose ntabwo ndi gukina. Iryo jambo ryo gukina ndarisuriye, ntibakwiriye gukina. Isomo ryiza kandi nirindaga, nari nariyemeje kutazakinisha umutima w'umuntu ngo manipulation. Bahungu bakobwa mujye mwirinda gukinisha umutima w'umuntu ngo wibaze yuko wawugenza uko ushaka. Ni bibi cyane, n'Imana yabikuhora. Nari numvaga rero ari cyo kintu mfite mu mutima, kutazakina n'umutima w'umuntu, kuko buriya n'umutima ufite aho uhurira n'ubugingo. Ukinisha umutima wundi aba ari kugirira nabi ubugingo bwe. Yaba umukobwa yaba umuhungu, ni bibi cyane. Ikindi no kwirinda inzira z'ibyaha, abantu bagashaka uburyo birinda. Social media rero zisigaye zitoroshye. Nagira inama urubyiruko rw'iki gihe kudatinda mu mafiançailles. Sinzi niba urukona ibyo nabibabwira, yuko bamenyanye bagasenga Imana bagakundana, bajya bagira vuba bakava mu nzira kugira ngo batazahurana n'ibyago byinshi. Ubwo rero natwe harageze, nkuko nabivuze, nirinze kujya nkinisha umutima we, nawe akabyirinda, tukabwizanya ukuri, tukaganira, tugasenga n'Imana. Tugenda rero dutera izo ntambwe zatugejeje mu kubaka urugo rwiza, tugiranye abana 5 kugeza uyu munsi wa none. Ese ntago wagiraga ikibazo kuko igihe kiwe wenda hari abantu benshi, hari urubyiruko ruri muri iki gihe rushobora kuba rutabizi, ariko hari igihe cyageze ku buryo ntekereza ko ahari yashoboraga no gusabwa ko asinya orthographe. None nta kibazo byajyaga bigutera kubona umuntu uri popular muri mu gihe cyanyu cyo kubana? Ubu ngubu abantu, impamvu ndi kwibaza cyane nuko hari igihe umuntu agera ahantu hejuru gutya, cyangwa akagira uburyo Imana imuhaye favor, benshi bakayikoresha nabi nkuko wari uri kubivuga, akaba afite nk'abantu nka 5 bose agenda. Hari ukuntu we nta kibazo byajyaga bigutera? Bon, njyewe twamenyanye mbere ataramenyekana, tugendana n'izo ndirimbo, ndumva atangira kujya azishyira muri studio, twari tuziranye, akajya nabimbwiraho tukabisengera. Twabanje kuba inshuti zitari uko nguko ko kuzabana, tubana inshuti kwa kundi ugirira confiance umuntu ukamubwira ikintu. Twembi hari ikintu twari duhuriyeho, twakundaga ijambo ry'Imana no gusenga, no tukumva nta kindi kintu kibasha kuturinda kugira ngo tuzageraho tugera nta mugayo usibye Imana. Ubwo rero icyo kintu tukagihuza twese, buri muntu ukabona yanga ko izina ry'Imana ritukwa urwo ruhande.
ku buryo abantu benshi banabimenye byenda gusohora, ariko twe twakoze ubukwe tumaze imyaka 5 tuziranye. Ariko kubera izo principe zacu zo kumva ko Imana itatukwa ku bwacu byaraturinze nabyo. Hanyuma amaze kumenyekana bitangiye kuba byinshi, ntabwo nabeshya ko bitantesha ikibazo, byarantesha ikibazo. Ndamwicara ndamubwira nti rero ndumva bitameze neza. Hanyuma twumvikana uburyo tubiganiraho ko no kunyura ahantu hose. Icyo gihe yamenyekanye cyane, nacyo bamenye ko turi kumwe. N'ubu naba nigendeye ahantu nkumva bimbuza umutekano ukuntu umuntu yayimenyereye kwinyuriraho agapasa inaperçu, umuntu atanamwitayeho, noneho ukabona winjiye ahantu bakitaba kuvuga, numva bisa nkaho bigiye kungora. Hanyuma tubivuganaho hamwe no gusenga Imana, twumva twiyemeje ko tubimetrize ibyo bintu, tukabiyobora kugira ngo bituyobore. Hanyuma tubihurizaho, nawe mbona niyo gahunda afite. Hanyuma nyine ndabyakira uko bimeze. Habaho rero no gusenga kugira ngo ntabyakira ari amagambo, ahubwo mbyakire bindimo neza. Ndabisengera ngo Imana ibimpe kubyakira, mbibone nk'ibintu bisanzwe. Hamwe rero abantu b'abakristo uhita uhabwa noneho bihita bihinduka ikaba fardo yo gusengera, kubera ko iyo umuntu yamenyekanye, uko twizera Imana, Satani aba ari aho hafi kugira ngo aprofite iyo uko kumenyekana k'umuntu kugira ngo amuhungabanye. Mbese nibyo mwari muvuze mu kanya, iyo ya success yarije noneho ihinduka ikindi kibi. Ubwo rero nicyo cyabereyeho kubera amaso twivuganaho, habaho gusenga Imana kugira ngo imbaraga z'Imana arizo zikomeza kugaragara, iza Satani ziburizwemo n'imbaraga z'abantu. N'abantu bagira imbaraga zabo zo kumanipira, uko kuntu wabashaka autographe no gushaka kukwamamazaho kugira ngo bumve uwo wamamaza wowe. Ibyo byose rero tukomeza kurwana no kumetriza ko Imana bari ikomeza gushyirwa hejuru. Ubwo nicyo cyadufashije. Ni iki kintu cyagutunguye? Nanjye ukuntu muzi mbabona ari umuntu uri hambo utuje. Ese we ni iki kintu cyagutunguye umaze kubana nawe mugeze mu muryango? Hari abantu mubana gutya mwagera mu muryango bakagenda ari viringa. Ni iki kintu cyagutunguye ukavuga ati sinari nzi ko kino kintu kigira? Ikibazo kirakomeye ukuntu urugo rubamo amasurprise menshi ku buryo buri periode mugezemo uhura n'amasurprise. Ahubwo kuba ngo namenya icyabanje ni mbese cyakoze nabonye aho avuga ubundi tunakundana gutyo, yafite ukuntu amezira n'amagambo ari bumvugisha akayapima. Najyaga mbimusereza, niko iyo bavuze ko uvuga 3 ntabwo ushiraho n'irya 4. Yari afite ukuntu amezira. Hanyuma rero ngiye kumva mbararambuye, aranganirije mu buryo bwisanzuye. Numva nicyo navuga hari. Kezo yarazitangaga neza, atari nk'iz'abasirikare. Nkeya z'ingenzi bikenewe. Sawa, ako nakaba gaciye.
nabanza nkabashimira ku bintu byinshi tugiye tuganiraho. Twabasanze mu kazi, twanabashimira ko mwatwakiriye nubwo mwari muri mu kazi. Ese ni ubuhe butumwa waha abantu muri iki gihe batandukanye? Bashobora kuba urubyiruko, bashobora kuba abakuru batandukanye bari hirya no hino. Mwe muri gukora, ndagira ngo duhe ubutumwa muri summary dushobora gusangiza buri muntu wese bukaba bwamugirira akamaro. Ubutumwa numva buri mu mutima wanjye nuko abantu twese, yaba muri twe hateragamwo umutima wateraga tubwira yuko ibihe ari bibi kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose, kandi turi kwegera rwose kugaruka kwa Yesu Kristo. Ubwo rero ubwo Yesu agiye kugaruka, abantu bakwiye gutekereza ko bakwiye kumwitegura. Kandi rwose natinyuka kuvuga yuko mu bintu bizadufasha kwitegura kugaruka kwa Yesu, amadini ntarimo. Umuntu uri krampone mu madini, uwo nguwo sinzi ko hari icyo azatoramo, kuko amadini ntabwo ari gutegura umugeni wa Kristo Yesu, ari mu bindi. Ubutumwa bwiza buracyanditse, umwuka w'Imana arahari. Babiri abo ngabo nkubwiye, umuntu uzacurika amaso mu butumwa bwiza, mu magambo Yesu yavuze, agasenga Imana kugira ngo imuhe umwuka wa Yesu, umwuka wera, araba amaso, aritegura kugaruka kwa Yesu. Umuntu uri krampone cyane, akaba umunyedini, agashyiramo ubuzima bwe bwose, idini nyine rizamubwira iby'idini, ni ibintu biri cyclique, bihora bigaruka, nk'uko tubizi. Ariko Kristo Yesu araza vuba, tumwitegure. Nibwo butumwa bwanjye numva nanjye niho ndi, numva nshaka abo mu isi bo nabakangurira rwose yuko ngo bigiye kubahindukana. N'iki cyorezo cyitwa corona cyatubereye isomo. Ikintu gifata isi yose ntibyigeze bibaho mu mateka y'isi, kigacecekesha abami n'abagaragu, kikabazirikira mu nzu, kikabafunga umunwa n'amazuru, isi yose igacurika umutwe, bikabura icyo ikora, bakabura igisubizo. Ibi byose ni za warning ziburira umukristo ngo nyaboneka kanguka, zikabwira uri hanze ngo ibintu bishobora kuguhindukana. Ubwo ndavuga umupagani utarizera Kristo, bishobora kuguhindukana. Amashuri wiringiraga, imbaraga z'igisirikare wiringiraga, imbaraga z'ubutunzi wiringiraga. Njya nkunda gutebya nkabwira abantu ngo za bombe nucléaire ibihugu birimo biracura ko batazirasishije corona. Bivuga ngo hari imbaraga ziruta izindi. Hari aho umuntu yakubwira ko ari igihangange, nyamara rwose acishijwe bugufi cyane. Kristo Yesu araza, kandi ubwami bwe buzasumba andi mami yose. Twagira amahirwe yo kumwitegura, tukaba amaso, abumvise ubutumwa bwiza bakitegura. Ndumva njye nibivaho nzongera nkajya nkora amaturu mbwira abantu ni nyaboneka Kristo Yesu araza vuba, mushaka ko tumwitegura. Ndagira ngo duhe umunota umwe indirimbo imwe ujya ukunda, bati iyi ndirimbo nahimbye Imana. Ni zose, ariko reka hariyo madame ajya ambwira akunda, nanjye ndayikunda. Ni nayo twanakangurira abantu yuko indirimbo nyine ziri kuri YouTube channel ya Alexis Dusabe. Ujya kuri, ngira ngo muraza kuyibaha link, Alexis Dusabe, ukabonamo indirimbo zose, zaba iza kera zaba n'izubu. Ubwo rero zose nizibwira abantu ko Yesu agiye kugaruka, hari umukiza w'abari mu isi, ko ababarira ibyaha, agatanga amahoro n'ibyiringiro. Ubwo rero hari indirimbo ivuga ngo, mfata sinzanayishyira ariko ndayishyiraho vuba, kuko ntiturayitunganya neza mu buryo bw'amashusho. Ivuga ngo nifuza cyane kuzumva impanda ivuga, impanda y'umwami izavuga. Nifuza cyane kuzumva impanda ivuga,
impanda y'umwami z'amagarabera y'umutima wanjye b'amaso utungane rwose ugeze ubwo impanda y'umwami Imana izavuga itabaza ryanjye ryuzuza amavuta imperezo nayo yuzure ngo mbe mu mucyo ntegereje umukwe uzuza amavuta nyuzura dore nkuzaniye igishura cyanjye mu maraso ya nta mukinikemo ukimare mico n'ibizinga ukeze mbonere rwose nyambarire gusanganira umukwe utazasangwa yambaye umwambaro w'ubukwe azajugunywa hanze mu mwijima aho bazaba barira bahekenya amenyo barira bataka igihe cyashize nyuzuza amavuta uncane mu muriro abatayafite n'abashiriwe basigaye barira bataka barira bahekenya amenyo nyuzuza itabaza ryanjye ryuzuza amavuta imperezo nayo yuzure ngo mbe mu mucyo ntegereje umukwe nyuzuza amavuta nyuzura amen. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya twagiranye twaganiriye byinshi. Nishimiye ko hari ibintu byinshi hari umumaro bizagirira urubyiruko bagenzi banjye kandi bakagira byinshi biga. Ntekereza ko ari ikiganiro Imana yanyuzemo kugira ngo ibwire benshi. Murakoze. Turashima Imana no mu kazi twabasanzemo twabonye bigenda. Nabwira abantu ngo Kadi fish tubafitiye amafi n'inkoko turazicuruza turashaka no kuzorora ubwo nyine urubyiruko rurumviraho yuko rukwiye kwikorera. Yego dukorera rero Nyamirambo yahavuze ni mu marembo ya Saint André cyangwa se Saint Joseph ruhande rw'inyuma. Donc ni inzu nshyashya hari y'abapadiri uje ukabaza ngo kwa Alex dusabe ni hehe barahita bakwereka Alex na Karine. Hanyuma rero tunagemurira abantu mu rugo, iyo ushatse uraduhamagara tukagutunganyiriza amafi yacu aracyari mazima kugira ngo muraza kubereka acyoga mu mazi. Ariko dufite n'andi nyine za Thompson, dufite filet, dufite n'inkoko. Ubishaka araduhamagara tukamutunganyiriza tukamugezaho ahari. Ubwo rero nimero zacu iyanjye ni 07 8 8 30 36 95. Nawe yawe yanjye ni 07 8 3 3 7 4 2 1. Turabashimiye. Ntekereza ko hari benshi tuzaza. Karibu rwose muhawe ikaze tuzabakira neza tuba duhari. Mbese ubwo urumva bizaba ari byiza kubabona. Muze mutugane muri benshi cyane kugira ngo muduteze imbere tubone nyine uko amahema aba yaboshywe neza. Iyo yaboshywe neza umurimo w'Imana ugenda neza. Yego murakoze. Cyari ikiganiro Meet the Successor. Nakagaruka. Imana ibaho umugisha. Mu kazi se ahangaha bimeze bite ko mbona ari ibintu ntarimenyereye ngewe? Urabona ko aya mafi abakiri mazima ni amafi y'amanyarwanda kandi araryoha.
ni meza ku bana batoya, ababyeyi, abantu b'ingeri zose. Ubu rero uraza tukayikurobera cyangwa se tukayikura mu kigega, hanyuma tukayitunganya, turazibaga, tugakuraho amagaragamba n'ibindi byose, tubikorera abakiriya kuko tubakunda. Hanyuma tukayitunganya, tukayimuha. Ifi iba igifite ubuzima. ndabona ari ibintu nibwo buryo bwiza babiba. Kandi muri iki gihe abaganga bari gukangurira abantu bose kurya inyama z'umweru. Izi rero ni inyama z'umweru, nizo ducuruza hano. Aha hantu abantu benshi ni ukuhagana kuko ndahabona hari ibintu biri fresh. Ndabona ifi ziracyari fresh, kandi ntekereza ko ari ikintu kiza even no ku bantu bose. Ntekereza ko abakwiriye kuza rwose bakwiriye kuhagera bwangu. Ni Nyamirambo, Kadi Fish. Ugeze kuri Saint Andre uhita ureba mu ruhande rw'iburyo, ngo ndavuga guturuka mu mujyi, hari inzu ndende, noneho ukajya mu gikari cyayo niho dukorera, cyangwa se unyuze ku ruhande rwa Saint Joseph cyangwa ku Bayehova, ku bahamya ba Yehova, turaturanye, urahagera, cyangwa ukaduhamagara kuri zirya nimero nakongera nkazitanga: 8207 82 33 96. Iyo ni yanjye, ya madamu ni 07 8 3 37 34 tukakutunganiriza, tukazikugezaho aho waba uri hose. Sawa, murakoze. Gira ibihe byiza. Tuzagaruka. Hari n'andi mafi yose uzajya muyabona, ariko aya ni speciality ya Kadi Fish. Sawa, murakoze.